nitwa Fazari Justin Paul nkaba mba muri Canada nkaba naje mu mushyikirano kubera urukundo rw'igihugu n'inkunga yanjye nk'umunyarwanda ukunda igihugu kandi wanga kubingwiza amarongo. Sindi umuntu ukunda kubaza ibibazo, nkunda gutanga ibitekerezo, ntabwo nazamwe n'ibibazo for sure. Nuko twakubaka mu midugudu yose inzu yakwitwa Agaciro House cyangwa se irindi zina abanyarwanda ribera abanyarwanda. Iyo nzu ikaba ari inzu yajya ibifite icyumba urubyiruko rwajya ruhuriramo n'abakuru bakarugira inama, ufite imyitwarire itashwitse bakaba bamugira inama, hanyuma akaba n'ahantu bakwiyakirira harimo ibyo kunywa ariko atemerewe gusindirwa. Hanyuma kandi kuri aho ngaho mu icyo cyumba hakabamo n'ahantu bashyira ku rukuta bakayashyira amafoto y'umusirikare, umupolisi waba waraguye ku kazi ku rugamba muri ako gace kaho, for the respect n'ishimwe ry'uko yakoreye igihugu, bityo bigatuma abandi bana bakura bafite urukundo rw'igihugu.